twishimire gukomeza kubana namwe muri uyu mugoroba, namwe abatanze igihe Imana ibahe umugisha. Rero icyigisho kiracyari kirekire, umugambi uracyari umwe. Muri aya masaha y'umugoroba tugiye gukomereza hamwe kureba uko twagira imiryango myiza. Reka rero tutagiye kure turebe ngo ni ibigize ishema rikomeye mu buzima. Ndavuga kuri bine gusa, ni byinshi wavuga ariko ntabwo ngiye mvuga byinshi, ahubwo ndavuga bike. Ni ababyeyi beza, ni imico myiza, ni ubuzima bwiza, no gushobora inshingano uhereye mu bwana. Ibyo bintu ubwabyo gusa nibyo tuganiraho. Ndabisubiramo, ni ibitera ishema rikomeye mu buzima. Ibyo bintu ni ababyeyi beza, ni imico myiza, ni ubuzima bwiza, no gushobora inshingano uhereye mu buto. Ibyo bintu bitera ishema mu buzima. Umuntu wese akwiriye kubizirikana kandi akabyumva, akanabitekerezaho bitewe n'uko umugambi nyamukuru ari uwo. Ushobora kwibaza uti mbe ababyeyi beza ni bantu ki? Ushobora kuba ari umugabo mwiza n'umugore mwiza. Ushobora kuba ari umwe muri bo, ariko ikintu cyose cyiza iyo umubyeyi abaye mwiza ntabwo apfa gusiga ku isi ikirumbo. Niyo mpamvu ari ngombwa kubimenya neza hakiri kare. Ababyeyi beza muri Bibiliya harakubwira mu Migani 6:20, hakakubwira ngo ndaza kwasoma kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva ababyeyi beza babiri uko bigenda. Niyo mpamvu aya magambo turi bugerageze gukurikirana kandi dushaka kwiga, kandi buri wese asabwa kuyumva, kuko umugambi ari ukwiga ngo tumenye, nitumara kumenya dukore ibyo dutegekwa n'ibyo twize, kuko ibyo bigize abanyabwenge mu Migani muri Matayo 7. Hari umwana wanjye komeza icyo so yagutegetse. Umubyeyi mwiza ajya ategeka abana be. Icyambere, umwana ntabwo asohorera mu mishyikirano, ahubwo umwana asohorera mu mategeko. Ahubwo ashyikirana yamaze gukura nawe yaragendeye ku mategeko. Umubyeyi wese agomba kuba yarateganyije amategeko azagenga abana be, cyane cyane w'umugabo. Kabiri, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Umubyeyi mwiza w'umugore ni umwigisha, ni mwarimu. Burwa ngo asubiramo ikibazo kenshi, agasubiramo inama kenshi, agasubiramo inyigisho nyinshi, agasubiramo imirimo kenshi, kugira ngo akunde amenyereza abana be inzira bazanyuramo nibamara gukura. Umubyeyi mwiza ntabwo arera nk'inka cyangwa ihene. Ntabwo avumerera gusa wavutse ngo azashyinyikire uwakuze. Ahubwo aba afite intego yo kumenya neza ngo umunsi nzaba ntariho, umunsi nzaba narwaye, umunsi nzaba ninaniwe, umunsi nzaba natandukanye n'abanjye, batantaye ahubwo bagiye mu buzima bw'abakuze, nibagerayo bazaba abantu. Niyo mpamvu buriya uburezi bwiza ni ishema ry'umubyeyi. Niyo mpamvu ugomba kuzirikanwa no kwiga no kwigwa. Ndasubira muri uyu murongo kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva neza. Mwana wanjye, kumenya icyo so yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uhora ubikomeje mu mutima wawe, ubyambare mu ijosi. Nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Amategeko y'ababyeyi beza ni cyamaze. Nuko iyo umugabo yategetse n'umugore akigisha, ariko bose icyo bavuze ku musaraba ngo uhora ubikomeje mu mutima wawe, ubwo n'umwana mwiza nawe, ubwo ni ishema ry'umuryango nawe, ubyambare mu ijosi, ubwo niwo murimbo akwiriye kwitaka kuruta amashenete n'utundi twinshi cyane two gutaka ijosi ritenda kugira icyo ryikorera. Yarangiza nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Urumva ko bababyeyi beza hari icyo bagiriye umwana nagenda bizamuyobora, aryame bimurinde, akanguke bimubwirize. Urukumva ko ubwo icyo ababyeyi beza bamaze nicyo, nuko so wakubyaye mwiza aragutegeka, ariko akagutegeka bizakuyobora mu buzima. Igihe uzaba utari kumwe nawe, igihe uzaba uri ku kigo, igihe uzaba uri mu kazi, igihe uzaba uri mu mahanga, amategeko so yaguhaye azajya kuyobora, uba imfura, inyangamugayo, umunyagahunda, nuzi ibyari bimureba. Icyo rero ntabwo twirirwa tukijyaho kure cyane. Na nyoko wakwigishije, wabaye umutoza wawe, yarangiza akavuga ati terura, rambika, wikungabanya, wimena,
abandi hereza, tunganya, sasa, mesa, zinga, mbese nyoko wakubereye icyo aba akuyoboye ikintu mu buzima. Ishema rya mbere ryo mu buzima ni ukugira ababyeyi beza. Ibi iyo babaye beza rero mu gitabo cyitwa ndetse ntari bujeho cyane ngo nangitindeho cyane, cyitwa imitekere itera ubutaraga, paje ya 71 harimo aya magambo agira ati harimo ndagira nti nari ngiye mu kitari cyo, ni igitabo cyitwa ahubwo amabuye yo gutarukiraho, paje ya 70 hatubwira aya magambo agira ati ibyaha by'inkoragurumuguma, umudendezo wo gukora icyo ushaka n'ibinezeza bipfuye byatumye ikinyejana cyacu gitora akayira kagana mu guhenebera. Iyi paje ya 71 iratubwiye ngo ibyaha by'inkoraruguma, umudendezo wo gukora icyo ushaka n'ibinezeza bipfuye byatumye ikinyejana cyacu gitora akayira kagana ku guhenebera. Ubwo umuco urahenebereye, kumvira birahenebereye, urukundo rurahenebereye, gushyira hamwe kurahenebereye, gukundana birahenebereye, gukundana kwa ugize umuryango kurahenebereye, imbaraga zirahenebereye, umuco urahenebereye, kwifata neza birahenebereye. Nta kindi kibitera, hari impamvu. Kigaragara nuko urubyiruko by'umwihariko ariko rwagizweho ingaruka n'imiterere y'isi ya none. Nawe ari wowe, buriya imvura nyinshi y'umukuku inyuze ku rutare ntabwo yarutembana, ahubwo iyo inyuze mu butaka bworoshye buri permeable niho ica impangu ikabujyana kure. N'abasore nabo baba bameze nk'ubwo butaka bworoshye, akaje kose karabatwara, akaje kose kakabarangaza, akaje kose bakakigana, bigatuma utarashikamishijwe neza mu mahame amugenga, akaje kose ahinduka imbata yako. Niyo mpamvu ababyeyi bagomba kuzirikana neza ngo niba ntarashinze umuganda ukomeye w'uburere bw'umwana wanjye, ubwo byanze bikunze akaje kose kazamunyaka, nzamubura mureba, arumbe mureba, apfube mureba, agome mureba, ahinduke ikibazo mureba, ntakimutesha kuko yagoramye ndangaye. Niyo mpamvu hari ibyo jambo bivuga ngo impamvu nyamukuru zateye akajagari mu isi ni izi zikurikira. Ababyeyi nibazirikana, umwana mwiza ni ishema ry'umuryango, umwana mwiza ni ishema ry'ababyeyi, umwana mwiza ni ishema ry'itorero, umwana mwiza ni ishema ry'igihugu, umwana mwiza ni ishema ku isi, kuko abantu benshi cyane ku isi bagiye babingira akamaro n'ababaye beza iwabo. Noneho kubw'ibyo umubyeyi wese akwiriye kuzirikana ngo uyu mwana azabiki. Iyi ngingo ikomeye cyane yo gutekerezwaho, kandi nshaka ko buri wese yagiye gushyira mu gaciro, ni ukumenya neza impamvu nyamukuru zateye akajagari mu isi ni izi zikurikira. Ni ukubura inyigisho z'iyobokamana zitangiriye mu bwana. Ni ukubona umubyeyi yicara yarangiza akajyana umwana we, ukamwambika n'ibyo, ukamugaburira n'ibyo, akarya ko ashaka, kabonye kose akagafata, ariko ntiwige icyazaba cyayobowe n'amahame arenga yawe. Kandi umuntu wese uri ku isi, mu nyumve abantu muri aha ngaha, mwaba mwemera Imana cyangwa mutayemera, muyikura cyangwa mutarayimenya, ariko jya umenya neza ko icyo waba cyo cyose ku isi ufite umuryango. Ubwo ufite umuryango, jya wibaza icyo uwo muryango uzaba cyo, uriho cyangwa utakiriho, maze wibaze iyo ngingo ikomeye y'ingenzi. Niyo mpamvu kuko rero umubyeyi wacu natwe uturuta Imana yagiye yigisha buri mugabo na buri mugore icyo azikorera n'icyo azakorera abandi n'icyo azakorera abe. Izo nshingano eshatu, icyo wikorera, icyo ukorera abatari abawe n'icyo ukorera abawe, byose biri mu mutwe wawe. Akaba Imana yorashyizeho gahunda ngenderwaho y'icyo wakora ngo ube unejeje ubuzima bwawe bwite, ubw'abagukomokaho n'ubw'abo mu bantu. Niyo mpamvu izi ngingo kubura inyigisho z'iyobokamana zitangiriye mu bwana byagiriye bibi ikibazo, ugatangira kumutoza kuba uw'Imana ariko batazi ko iby'Imana ari ishema rye, ahubwo bigahinduka gahato. Nimubona muganira n'abantu benshi cyane bavuga iyobokamana, ukabona barwana akaza kureba, baceza akaza kureba, batera umupira akaza kureba, baririmba agahunga, bigaragara neza ko iryo yobokamana atarigize uhereye mu bwana bwe. Icya kabiri giteye akajagari ku isi
ni ababyeyi badafite ubutware bushikamye ndetse no gucyaha. Noneho umubyeyi umwana yamureba igitsure akagira ubwoba, kandi koko ntiyaba yararize ari inshuke ngo ute umutwe ngo nakureba igitsure ari umusore ubwo ubwoba. Niyo mpamvu usabwa kureba neza ingingo ikomeye cyane. Ibisindisha nabyo bikomeje gutuma abana benshi cyane bangirika. Ibinezeza bitagenzuwe birimo nka sinema, imbyino n'indirimbo. Wakwibaza uti mbese noneho televiziyo ko zageze no mu bakene ko ziri muri telefone, akaba areba aho barwana n'aho bica, akareba aho biba n'aho babeshya, akareba aho bihara n'abavuga ibitari byo, ibyo byose akabirebera hafi ye, ubwo kubimutesha bizagenda bite? Ntabwo wambwira ngo oya, ahubwo umuha inshingano zikamubuza kurangara. Kuko kandi inshingano zikubuza kurangara kandi zakunaniza zikakubuza guta igihe, ugakenera kuruhuka. Ako niko kamaro k'inshingano. Ku ngingo ya gatanu ni ukubura imyanya yo kwiruhura kutarimo icyaha. Abana iyo batabona igihe cyo kuganira n'ababyeyi babo banezerewe ngo baririmbe cyangwa bajya ahantu heza hatuma baruhuka mu bitekerezo, bituma niyo mpamvu iki kintu nsa n'ugitinzeho cyane cyitwa ko ishema cyangwa se ibigize ishema rikomeye mu buzima ni ababyeyi beza. Urumva rero ko aho ngaho ntabwo mpatinda. Imico myiza noneho, abantu benshi cyane ntabwo bajya bamenya imico myiza icyo ari cyo, ariko Bibiliya mu Migani 22 haratubwira ngo kuvugwa neza kuruta ubutunzi bwinshi. Naho mu Byakozwe 24:16 haratubwira ngo icyo mpirimbanira ni ukugira umutima utandega ikibi ngirira Imana cyangwa abandi iminsi yose. Urumva ko umuntu wese, naho mu Mubwiriza 2:26 haratubwira ngo unezeza Imana niwe ubwenge, kumenya n'umunezero. Noneho wabaza Mika 6:8 kuvuga ngo dore umwana w'umuntu yakweretse ikizi icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ibyo nibyo bita imico myiza. Noneho ni umuntu uriho atari ikibazo ku Mana, atari ikibazo ku bandi, kandi nawe atiteza ingorane. Uyu muntu aba afite imico myiza. Aba afite imico myiza aho asengera, akagira imico myiza hatuye, agagira imico myiza mu bavukana, mu bo yabyaye, yarangiza ubukabiri uhumure n'umunezero. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo ho haratubwira hagira hati: Le principe énoncé dans la recommandation, soyez prêts d'affection les uns pour les autres. Rya tegeko cyangwa se nk'ihame rigenga abantu ribabwira ngo nuko namwe ubwanyu mukundane, constitue fondement même d'un bonheur familial. Nukuri gukundana n'urufatiro rw'umunezero w'umuryango. Gukundana n'urufatiro, ni inkingi, ni ibintu ushobora kubaka ukamenya neza ko ibyo wubatse. Gukundana kw'abashakanye bibyara abana bakundana. Noneho gukundana kw'abashakanye kukaba n'intandaro yo gukundana kw'abavukana, ni urufatiro rukomeye cyane rw'umunezero w'umuryango. La courtoisie chrétienne devrait régner dans chaque foyer. Umushyikirano n'urugwiro rwa Gikristo bikwiriye kuboneka muri buri muryango. Buri muryango wose ukwiriye kugaragarizanya urukundo. Nta mpamvu yo gukunda mushiki wundi wanze mushiki wawe. Nta mpamvu yo gukunda nyina wundi wanze nyoko. Nta mpamvu yo guseka hamwe n'umugore wundi utasetse hamwe n'uwawe. Nta mpamvu yo kwishimira abandi utishimiye abanyu. Ni ikosa rikomeye cyane. Nta muntu wo gutabwa yarangiza ibyo umuntu abitozwa akiri muto. Umunezero w'umuryango ugizwe n'urugwiro rw'abagize umuryango bose. Elle écoute peu d'efforts et cependant elle exerce un grand pouvoir d'apaisement sur les caractères. Niko ko umuntu abigeraho kwishimira abandi ntabwo bihenze. Baravuze ngo biguze make. Kubw'ibyo rero, ubwo biguze make bikaba bisaba umuhati muto, nyamara bifite ubushobozi bwo kuruhura no gutunganya imico. Puis sans elle, s'endurcirait et deviendrait facilement violent. Umuntu atagize urugwiro yakariha, akaba umunyamahane, kandi bikamworohera kunangirwa. Si on la cultive d'une manière constante, wagira ngo kwishimira abandi biye byimengerezwa buri kanya, et avec la volonté envers les autres comme on voudrait, d'en faire aux autres comme on voudrait qu'ils agissent envers soi.
wagira ngo umuntu ajya akorera abandi, umuntu wese uhuye nawe ukamukorera ibyo wifuza ko yagukorera, nibwo rugwiro. Yarangiza ukamenya neza ngo icyo nakora nanjye duku nakwifuza ko bagira batya, meze ntya nakwifuza ko bagira batya. Ubwo nibwo bupfura, ubwo nibwo bukristo, ubwo nibwo bunyangamugayo. Hepati on éliminer la moitié de souffrance de la vie. Wagira ngo umuntu ajye yishima mu muryango, yishimira uwo yashatse, yishimira uwo yabyaye, yishimira uwo bavukana, yishimira umuto n'umukuru, wishimira umuturanye. Ni ukuri igice kimwe cya kabiri cy'uburibwe bwo mu buzima cyagabanuka. Wasigara uzahura n'impanuka, nibyo wahura n'ibihombo, ariko ziti nimpura n'impanuka n'ubundi bazantabara, bacu barankunda, nimpura n'ibihombo bazanshumbusha, barankunda, nimpura. Bityo kubw'ibyo umuntu ufite urugwiro iwe akarugira aho atuye, akarugira mube, bijya bituma yumva ko afite ubutabazi. Kimwe cya kabiri cy'uburibwe kiragabanuka. Si nous voulons que nos enfants aient un comportement près de bonté, de courtoisie et d'amour. Niba rero babyeyi dushaka nuko abana bacu barangwa n'ubugira neza, urugwiro n'urukundo, nous devons nous-mêmes donner l'exemple. Ya nawe utanga icyitegererezo. Ibyo ushaka ko abana bawe bazagira mu buzima, tukabarege, tukababuranye, tugashinga imanza, tukiyambaze leta. Umwana wawe ahemukiye mwene nyina cyangwa nawe aguhemukiye nk'uwamubyaye, ahubwo uvuga ngo nararangaye imbuto mbiramera, none ngiye kurya ku mbuto zayo. Le parent devrait se montrer aimable l'un envers l'autre. Umubyeyi w'umugabo n'umugore bakwiriye kugaragarizanya gukundana, jusque dans les détails de la vie, bagakundana mu kantu kose. Ni akagingo k'igisheke bazagabana, ni akagori bazacamo, ni umuneke bazagabana, ni uburingiti buto bombi bazegerana bakiyorosa, ni uko umwe azakanguka yarangiza korosa mugenzi we yumvishe yakonje uburingiti bwamuvuyeho, ni uko umusukira amazi ari we wegereye aho ateretse, ni uko umenya icyo akunda ngo akimuhe. Ibyo iyo urukundo rujya rubakwiza ngo ruzanduza abagukomokaho, rugomba kuba ari rusagutse muri babandi bababyaye. Iki kintu kiba gikenewe cyane. Hepati la bienveillance manifestée envers tous devrait continuer la loi du foyer. Kugirira neza bose, ntihagire usuzugurirwa, ntihagire usuzugurika, ahubwo ubutabazi no kutwitanaho kugagirirwa buri wese ugize umuryango. Aravuze ngo niryo tegeko ry'urugo, wese akagirirwa neza. Ko muriye muramusigiye, ko munyoye muramusigiye, nawe yabonye kuri ka kandi karyoshye. Kubyara abana batazahishanya karyoshye, abari uko abashangije ukiri muto bakakabona bose bagagasangira, bikazatuma buri wese niba amara gukura ntawe uzirenza keza ahishe mwene nyina. Ibyo byose babitoza uzwa bakiri iwabo. Niyo mpamvu avuze ngo il faudrait de tolérer ni grossièreté ni acrimonie dans les paroles. Ne faut pas tolérer, tukemerera ubucizi bw'isoni no kuba nabi mu magambo mu muryango. Tu peux arriver à garder un visage joyeux, une voix douce et de manière affable. Buri wese mu muryango mujye mureba, wowe utwumva wumve neza uko bategura umuryango neza. Ejo utazananirwa ku gahugu gato cyane kagizwe na perezida witwa umugabo, kakagirwa na minisitiri w'intebe witwa umugore, kakagira abadepite cyangwa abaturage bitwa abana, maze yagira n'abanyamahanga, minisiteri ihuza amahanga ikaboneka iwawe ari uko abakozi bahari, kugira ngo uzuzuze iyi nzu. Ubu iki gihugu gito cyane uzakirere maze ugitoze, uzagihereza isi cyuzuye kitazayitera ikibazo. Bizasaba yuko batoza guhora bishimye mu maso, bakagira amajwi meza igihe basubizanya, kandi bagahora bishimiranye, kuko ari byo bigizwe ubutegetsi bwiza. Ubutegetsi bwiza bwo mu muryango, visage joyeux, ni uruhanga rukeye rugaragaza ibyishimo. Kabiri, une voix douce, ni ijwi ritarimo amakaraza, ritarimo amahane, ritarimo intonganya, ritarimo umujindiro, ritarimo igitutsi, yarangiza rikaboneka mu muryango. Niyo mpamvu ndetse no guhora abantu bishimiranye. Ibyo birakenewe mu muryango kugira ngo umuntu wese amenye neza ko ibyo wifuza ko abandi bazakugirira aba ari byo nawe ujye uharanira kubagirira. Yubakera birakenewe cyane.
les enfants sont attirés par une expression enjouée et rayonnant de joie. Mu bintu bya mbere bikurura abana ni ukukureba mu maso agasanga urakeye, yatubona uturutse ku muryango akabona umwishimiye, akabona umuhaye umukono cyangwa umubwiye ngo uraho, akabona umuvugishije neza, akabona umuteye utuntu tumeze ko kumwishimira. Yarangiza abana nicyo kibakurura, kuko batari bagera mu gihe cy'amafaranga n'imirima no kuburana ubukonde. Icyambere kugabanaho no kumukera mu maso n'amagambo meza. Témoigner beaucoup de bonté, ngaho bagaragariza ubugira neza cyangwa se ingeso nziza, il manifeste le même esprit envers vous et les envers les autres. Wa cyakindi wamugaragarije ni cyazakugaragariza kandi akagaragariza bagenzi be. Ubwo umwana wawe uko wamurebye, uko wamuvugishije, uko wamushubije, uko wamuganirije, niko azajya kuganiriza, niko azaganiriza bene nyina, niko azaganiriza abashyitsi bahagenda, yongera aganirize abo baturanye, yongera biganirize mwarimu, nyuma nagera ukazazabiganirize sebuja, azagira icyiza wamwanditse muhereye mu buto bwe. Kubw'ibyo rero, votre courtoisie, votre calme exercera sur le caractère de vos enfants. Urugwiro rwawe n'amahoro cyangwa se umutuzo nibyo bizagaragaza imico y'abana bawe. Une influence bien plus grande que vos paroles. Icyitegererezo watanze kizagira imbaraga kuruta amagambo babwira. Nguko uko bajya biga, nguko ukwishema ry'umuryango riboneka. Rero iyo ni imico myiza twayigezeho kandi tumaze kuyumva, aho turi bwifuze ko buri wese yagerageza kumva. Ubwo tugeze ku byo bita gushobora inshingano. Iki kintu cyitwa gushobora inshingano, ndagira ngo ntabwo wenda ku ruhare rundi nshaka gutekerezaho, ndashaka mbere yuko mvuga gushobora inshingano, umwana agashoboriza, umugore agashoboriza, umugabo agashoborize, ndabanza nsoma amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Pour le meilleur pour la vie. Harimo amagambo ari mu byigwa bibanza aho bavuze ngo prenez une douzaine de couples mariés, bajya gufata ingo 12 z'abashatse, 4 vont faire naufrage. Muri ako kanya bagishyingiranwa mu ijoro rya mbere cyangwa mu cyumweru cya mbere cyangwa mu kwezi kwa mbere cyangwa mu mwaka wa mbere, ingo zizahera ko zisenyuke. Muri 12 zari zubatswe, ubwo 8 zo zisigaye, enye ziragiye. 6 vont poursuivre la route à cause des enfants, de leur carrière, de leur famille ou de leur église. Ingo 6 zindi bazabana kubwo kugira abana, babane kuko bahuje akazi, abandi babane kubw'imiryango yabo bakomokamo, abandi babane kubw'amategeko y'idini bizereramo. Ariko mu mutima batabanye, mu buriri batabanye, mu cyerekezo batabanye, mu nama batabanye, badafatanije akantu nta n'akantu nyirizina na kamwe, ahubwo bavuze ngo ni ishyano nagushije ariko nta kundi nabigenza. Ubwo muri za ngo 12 zacyuje ubukwe, 10 ziba enye zahereye ko zisenyuka, 6 zibanye nabi. Hepati décélément vivre un mariage heureux. Ebyiri gusa muri za zindi 12 nizo zizabaho zishimanye, zihiriwe ari nyamugisha. Umuntu ashobora kumenya neza ngo umugabo ntari bunyice, nta nubwo nteganya ko ari mu pariki. Yarangiza umutungo dufite tuzawusangira, kandi nzi ko atazawunyima ngo awusesagure ngo anyicishe inzara. Yarangiza ebyiri gusa nizo ziriho. Sa nureba rero muntu we wowe utwumva, urebe uri muri babandi bane bwaheruka rusenyuka, cyangwa muri babandi 6 babanye batishimiranye, urebe ko baharanira kuba muri babandi 2 bariho bishimiranye, banejejwe no kubaka. Umuntu wese agezaho byagenze bite rero kugira ngo barugereho, kugira ngo bazabigereho. Hari impamvu bakoze, nuko bagiye mu ruziga byo bita cercle sacré, ni uruziga rwera rw'umugabo n'umugore bahuriramo, bakabuza undi muntu kurwinjiramo. Bizagenda bite rero kugira ngo nibura buri wese agerageza kurwumva. Ni ijambo bakoresheje nibwira ko rikomeye, arivuga ngo page y'iki gitabo cyitwa Pour le meilleur pour la vie, page 187, harivuga ngo il n'y a pas d'autre cadeau qui vous permette de donner autant de plaisir à si bon marché qu'un sourire. Nta yindi kado wenda kuzaho washatse ihenze mu buzima koko kumwenyurira. Iyo ni kado iteye ubwoba. Nubwo waza igitoke cyuzuye kimineke ukaza ukambije agahanga,
ukaza uherekejwe n'umufuka wa kawunga n'uw'ibishyimbo n'uw'umuceri ariko ukaje ukambije agahanga ukagabura ibyo kurya rwose byabaye umuhondo bitetse neza kwiba kure nziza kandi mu gihe cyiza n'ameza meza ateguye neza intebe ziteregetse neza ariko ukambije agahanga kado y'abashakanye aba ntayihari. Ibindi byose no gutunga umuryango ariko hagati y'umubano w'abashakanye hakeneye kumwenyurirana. Niyo mpamvu bakoresha iryo jambo bavuze ngo l'habitude de sourire peut vous procurer un avantage car vous avec la faire face à des situations qui autrement vous feraient sombrer dans le découragement et le désespoir. Akamenyero ko kumwenyura no kumwenyurirwa byazagushoboza bikakubera amahirwe yo gushobora guhangana n'igihe ibintu byose byaba bicuza umwijima bicogoje byihebesheje. Kumwenyura kwawe, kumwenyurirwa kwawe byatuma n'igihe uhuye n'ikibazo, ni igihombo, ni ukubura akazi, ni inzu yaridutse, ni umwenda bari kukwishyuza, ariko ukabona ushoboye kumwenyura cyangwa umwenyuriro n'uwo washatse, bituma ushobora guhangana n'ingorane. Parakomeje muri jambo ngo il est très facile d'être aimable car la vie passe comme un rêve. Ni koko biroroshye cyane kwishima no gukundana igihe ubuzima bukiri inzozi. Ibyo ndabivuga ku bahungu n'abakobwa iyo bakirambagizanya baba bari kureba imbere yabo bakahabona imodoka, bakahabona amazu, bakabona inzu, yewe icyubahiro, kuzajya ku mazi, kuzajya mu ndege, kuzajya mu modoka imwe basangiye, ubuzima bukiri inzozi. Maze yarangiza bagakundana ubwo batazakundana ubuzima ni bwijimye, kikaba kibaye ikibazo. Ngiyi impamvu mais l'homme de valeur est celui qui sourit quand tout va très mal. Ariko umuntu w'agaciro mu buzima ni umuntu umwenyura niyo bitagenze neza. Nta mavuta bitakaranze, umwenda washaje ariko akanamwenyura. Simvuze bya bigoryi bisekera ahandi gusa kandi byasize birushenye. Oyi, ahubwo umuntu wese w'intwari ni umuntu ushobora no guseka kandi aho bitameze neza mu buzima. Rendez cette journée heureuse pour vous-même, pour votre conjoint et pour toute la famille. Yugerageza buri munsi uwugire umugisha kuri wowe ubwawe, uwugire ku bwo washatse no ku muryango wose. Trouver une surprise. Ngaho yutungurana. Partager une histoire drôle. Mujye mucirana utugani tunejeje, dutangaje. Parakomeje ati faites des plats pour une occasion spéciale, des plans. Faites des plats pour une occasion spéciale. Yugire igena migambi ry'utuntu tuzabudushya mu muryango. Suivez un cours. Visitez un endroit intéressant et nouveau. Yugerageza gutembera, ugire naheza hashya. Bati faites un cadeau. Yugerageza gutanga impano. Souriez, riez, yuseka, yumwenyura. Prenez l'état de jouer. Mujye mugira n'igihe musa n'abakinnyi n'abana banyu. Fati trouver un moyen pour vous distraire avec votre conjoint. Ushaka kugiranira hamwe n'uwo washatse. Rendez votre vie de couple aussi agréable et heureuse que possible. Yugerageza kuryoshya gushaka kwanyu kube kwiza kandi kube ubuhiriwe. Niyo mpamvu hatabaye kubimenya neza, ce qui compte c'est d'avoir répété ce qui lui fera plaisir. Dore ikintu kibarwa cyiza mu muryango w'abashakanye ni uguhora usubira mu cyo wabonye nawe kimunezeza. Kibe gito, kibe kinini, niba ari kumwakira isakoshe, niba ari kumubwira ngo wirigwe, niba ari telefone, ikintu cyose iyo ukunda umuntu gusubira mu kimunezeza nicyo kintu cya mbere gikomeza gutuma umubano udacika. Rero tugomba kumenya ijambo ngo ce qui compte c'est d'avoir répété ce qui lui fera plaisir. Ikizaba cyiza mu buzima ni ukuzajya usubira mu kintu nawe uzi ko kimunezeza. Ariko ni kimuneza, ariko simvuze babandi hari n'ababaho gusa kimuneza akaba ari kibi, kabutagisubiramo kenshi ngo nawe uzatuka umuntu kugira nkuko yaseka, cyangwa umwime ngo nkuko yaseka, cyangwa umwange nkuko yaseka, ariko ikimureba cye bwite akora kanezerego tukarambirwa kumukorera kuko azaba ariko gukomeza kuzerekanya umugozi w'inyabutatu. Aha ndagira nti kubera iki rero ubuse kumwenyura bimaze iki?
iyo ugeragereje neza ukareba kumwenyura ubyutse, kumwenyura umaze kurya cyangwa ugiye kurya cyangwa utashye cyangwa utanga amakuru cyangwa utanga umuhahano cyangwa utanga ibyo kurya wari kukamwenyura, birakenewe hagati y'abashakanye. Niyo mpamvu le rire est une façon de dire aux autres que nous sommes heureux de les voir. Kumwenyura undi ni ryo buryo bwo kumubwira ngo ndakwishimiye, ndagukunze, ndagushaka, uri hafi yanjye, uri amahirwe yanjye, uri umunezero wanjye. Iyo ugeze igihe umwenyura ku bw'izo mpamvu biba bikenewe cyane ku bw'iyi mpamvu. Rero ngire nti aho nifuza ko buri wese yakumva, arakomeje ati que les choses vont bien et qu'il fait beau être vivant. Yarangiza umubwiye ko ibintu biri kugenda neza kandi ko ari byiza kubaho. Umwenyuriye ubumubwiye ngo urakabaho, umwenyuriye umubwiye ngo urakanezererwa, umwenyuriye umubwiye ngo uragahirwa, umwenyuriye umubwiye ngo urakunguka, umwenyuriye umubwiye ngo urakubahwa. Muri magufi imvugo kumwenyurira undi ivuze byinshi mu buzima bw'umunezero, cyane cyane mu bantu babana. Pati on peut savoir avoir à s'occuper des choses sérieuses, niho wakora ibintu neza utuje. Umuntu wishimiwe iyo yari ari gukora akishimirwa cyangwa agiye gukora yishimiwe, ibyo akora uwo munsi arabitunganya. Le rire est un merveilleux tranquillisant au milieu des problèmes. Buriya kumwenyura ni umuti utangaje wo kuruhura igihe umuntu ari mu bibazo. Mbese wamara ibijugu byo mu bwenge igihe ubuzima bwakuguye nabi. Hepfo arakomeje hagira hati niyo mpamvu ngo les puissants séditiaires ont des équipes spéciales de nettoyage, écriture qui répondent à ces signaux et qui viennent récolter les morceaux et donner à ces mariages un nouveau départ. Iyo abantu bishimiranye, abijuru baba biteguye kuza gukuraho imyanda yose, yarangiza bakabasigira ibyiza by'ijuru. Un sourire est une façon d'inscrire vos pensées sur votre visage. Ubundi kumwenyura ni ugufata ibyo utekereza ukabyandika mu ruhanga rwawe. Iyo ufashe ibyo utekereza ukabishyira mu ruhanga rwawe, ubwo burangije. Iyo umwenyuye ubuvuze ibikuri mu bwenge. Pati c'est une façon de dire aux autres que vous les appréciez. Kumwenyurira abantu bihwanye no kubabwira ngo mbahaye agaciro. Ibyo mubizirikane bagabo namwe bagore mutwumva. Bani gihe mutashye, nta mpamvu yo kubona agasore gatashye mu rugo rutaro rwako, asanze inzu yuzuye, gasanga uburiri buhari, gasanga uburingiti buhari, gasanga mirere bwari hari, gasanga inkazi hari, gasanga imirimo ihari, gasanga ibyo kurya bihari, ukabona ari we wajingije kaho ahubwo ateye ubwa muri rwa rugo aho agisembereye. Uyu abagomba kuza mwenyura. Umukobwa uzi neza ko mu kanya gato bamwigishije, akaba yambaye, akaba kuranwa, akaba afite uturenge twiza, baramushakiye abakozi ngo bakore ibyo yari kuzakora, yarangiza akwiriye gutaha amwenyura. Umugabo nuko akwiriye gusubiza ati uyu ndasize mu rugo, ansigariye ku bana, ansigariye ku bintu, ngasanga amasahani yoze, ngasanga uburiri bushashe, ngasanga amakoti arambuye, reka mwenyure. Buryo umugore wasigaye mu rugo abakozi byinshi cyane. Kubwibyo n'umugabo wagiye nabagiye gutahana icyo uzarya ejo, nta mpamvu yo kutamwenyurira yinjiye gusa naho hinjiye ubutazi. Niyo mpamvu avuze ngo nibwo buryo bwo kwereka umuntu kumuhaye agaciro, que vous les acceptez, niho byo bigaragaje kuba kubemera, que vous les aimez, kubakunda. Iyo umwenyuriye umuntu babivuze ibintu byinshi mu buzima. Bigaragaye kuba agaciro, ubagaragaje kubemera, ugaragaje kubakunda. Quand vous commencerez à sourire, vous vous apercevrez que les autres sourient aussi. Nutangira umwenyurira abantu, uzabona nabo banduje bahere ko bose bamwenyura. Kuko bijya bigenda byonyine ubwabyo gusa, c'est devenu une manière de dire merci. Arega nibwo buryo bwa buvuze ngo urakoze. Iyo umwenyuriye umuntu umubwiye nkaho, iyo umwenyuriye aje ubusa naho umubwiye ngo urakoze kuza. Yarangiza wamwenyura atetse ukavuga ati urakoze kuko wakoze uriki. Vous embrassez ma journée. Ukwiriye gushimira wa wundi ukumwenyura ukamubwira ngo utatse amanywa yanjye. Mbese uranejeje mu buzima bw'uyu munsi. Nguko uko bikwiriye kumera. Vous faites que je me sens important. Utumye nimva mo kubungubu ndi w'agaciro.
remarquer et ainsi je sais que quelqu'un s'intéresse à moi. Utumye ntahura ko menye neza ko hariho umuntu witaye ku buzima bwanjye. Nguko uko bijya bigenda, niyo mpamvu nifuza ngo nibura buri wese yumve anga ibi byose umutima unezero n'umutima mwiza rero bitera n'amagara mazima. Rero ntabwo turi bugane kuri byinshi, ahubwo turashaka ko nibura buri wese yagerageza tugeze ku bintu byitwa ubuzima, twaba tugeze ahandi hakomeye, ariko ndi buvuge nihuta. Kubera iki? Ntabwo turiho gusa icyo twashakaga kwaruga nk'uko abantu bose bagerageza kujya bazirikana neza amahirwe yo mu buzima n'amahirwe yo mu rugo, kandi buri wese agaharanira ngo nibura agerageze kugera ku bikwiriye. Niyo mpamvu reka cavalier de l'Apocalypse. Dore rero hari ibitero bine n'amafarashi, abatwa amafarashi ane, ariko mu muryango waravuze ngo ni ryari bicika ku bashakanye. Nicyo bita la critique, le dédain, la défensif et l'évasion. Ibi bintu bine nabyo urugo ruba rwatewe iyo batangiye kunengana. Icyo ni kimwe. Bakajya ku ntambwe ya kabiri yitwa kwandagazanya. Gatatu bakajya ku ntambwe ya gatatu yitwa guhangana. Ibyo byose cya kabiri ni ukwimana ibitekerezo. Byo bita evasion. Ni igihe ujya kuvugana n'undi akicecekera gusa ntakome, yarangiza bamaze bibaze bite mwateka gahaguruka bikora, yarangiza nta biryo kabiko acecetse mu buzima. Iki gitero kiba cyagize kunengana, kwandagazanya, guhangana ndetse no guceceka ukimunda imigambi yawe. Ibyo nabyo aba ari ibitero bizasenya urugo. Rero ko dukanira kugera no ku buzima, kuko burya wa muryango mwiza ugomba kuba mwiza kandi ari muzima. Noneho tuyibuka ababyeyi beza imico myiza n'ubuzima bwiza no gushobora inshingano. Ubwo nabyo byose bitera ishema mu buzima. Rero turi mu isi, reka tuse n'abarangiye abantu benshi cyane ko hari n'igihe kibaho mukazanezerwa hari akantu kinjiye mu kanwa da, kandi mukaba mushaka n'ubuzima. Ndavuga gato cyane ku bantu b'abagabo bakora n'abagore banyu bazi ko mukora ariko mukoresheje ibitekerezo, kandi cyane ku generation twinjiyemo cyangwa se igisekuru turimo, nikiyo tugiye kwinjiramo umubyizi munini uzabugizwe no gutekereza ku buryo imbaraga zizakura zikurikiye icyo umuntu yatekereje. Uzaba ukeneye nibura kavuka gatuma umuntu adahangayika, ukeneye akaronji gatuma utananirwa, uzaba ukeneye n'ubuki bufite B ya mbere bukagira B ya 8 n'iya 9 ndetse n'iya 6 bituma umuntu aruhuka mu mutima kandi ntahangayike kandi agapanga neza mu buzima. Ariyo mpamvu akubwiye ngo abantu babufite baburya ntibabura amaraso, abantu baburya ntibakunda gusarara, abantu baburya ntibagwara gapfura, abantu bakunda kuburya ntibagwara ubuhima, abantu bakunda kuburya byongera ubwabyo gusa ntibakunda kugwara ibitsike, abantu baburya ntibakunda kugira impatwe, abantu baburya burakwiriye igihe bakirutse indwara, igihe bagira ibinya nijoro barabukwiriye kabone ndetse n'igikuriro kandi biheba. Niyo mpamvu burya mu bintu bitanu twatekerejeho byongera ubwabyo gusa ndetse tuvuze kuri bine ni ibigize ishema rikomeye mu buzima. Ni ababyeyi beza, ni imico myiza, ni ubuzima bwiza no gusohora inshingano. Reka rero twerekeza amaso yacu mu izina rya Yesu.